benshi babona indege mu kirere iguruka bakarota kuzayicamo umunsi umwe niyo yabakura mu karere kamwe ibajyana mu kandi. Gusa si benshi batekereza ku bakanishi bazo bafite inshingano yo kurinda indege kugira ngo itagira ikibazo mu rugendo, abantu bagatakaza ubuzima bwabo. Uyu munsi tugiye kuganira kuri ASP Kamire umaze imyaka 19 akanika indege. Nitwa Cedric Niyonshuti. Bari ikaze rero. Ese wifuza Igo Magic TV ko yakora ibiganiro bigiye bitandukanye? Byandika muri komenti ubundi bazabigukorere. Bimwe muri ibyo biganiro ni ibiganiro by'abasitari, ibiganiro by'ahantu heza nyaburanga, amakuru agiye atandukanye ku isi yose. Kandi wifuza kuzamura impano yawe, bandikire muri komenti bakugeraho bidatinze. Rose Kamire ni umwe mu bakanika indege muri polisi y'u Rwanda umaze imyaka 19 muri uyu mwuga. Akazi ke ka buri munsi ni ugusuzuma no gukanika indege zikoreshwa n'abapolisi b'igihugu cy'u Rwanda. Uretse ko ubumenyi afite umwemerera gukanika indege z'ubwoko butandukanye. Mu kiganiro yajyanye na RBL yavuze ko igihe cyose indege igiye guhaguruka baba bagomba kuyikorera isuzuma bareba niba ahantu hose nta kibazo ifite. Kamire yabwiye RBL ati iyi ndege igiye kuguruka hari isuma tubanza gukora. Ngenda ndeba ko ahantu hose hafunze neza, nta mavuta yigeze ameneka, nta maburo yafungutse, kugira ngo indege isubire mu kirere imeze neza nta kibazo na kimwe ifite. Uyu mubyeyi wabyirutse akunda ibijyanye no kwibera mu polisi yize amasomo ya siyanse arimo imibare n'ubugenge, anayatsinda neza, bituma muri kaminuza yiga ibijyanye no gukanika indege. Yaravuze ati umwana w'umukobwa nize siyanse mu mashuri yisumbuye, natsinze neza imibare n'ubugenge, mbona buruse yo kujya kwiga ibijyanye n'indege. Ayo mahirwe nahawe n'igihugu nanjye ntabwo napfushije ubusa. Nahisemo kuza kuyakoresha aho nabonaga nkunda umwuga wa gipolisi. Nahisemo ko aya mahirwe nyakoresha muri igihugu, muri polisi y'u Rwanda. Yahamije ko ari nk'umugore umuntu yihugura ku masomo yize kandi agashyira mbere ubwirinzi ku ndege kuko ari igikoresho gihenze kandi kiba gikoye ubuzima bw'abantu. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda SP Boniface Rutikanga yavuze ko Kamire ari umwe mu bagore urubyiruko rugomba gufataho urugero kuko muri polisi y'u Rwanda bakeneye abantu batwara indege. Yavuze ko ni umwe mu rugero abakiri bato bareberaho iyo umuntu usanzwe yumvise gukanika indege. Ni ibintu bitoroshye kuko njye simbizi,
ariko niba twari tuzi ko imirimo y'ubukanishi tuyibonamo abagabo cyangwa abahungu gusa, ariko uyu munsi ukabona umubyeyi wabigiyemo abikuriramo arinda agera kuri uriya rwego, kandi ayo mahirwe ari mu gihugu, ni ibintu bishimishije cyane. Yakomeje ati ni icyitegererezo cyiza ku bandi bana b'abakobwa kuko byose bishoboka. Ntabwo twifuza abakanika gusa, ahubwo turifuza n'abazigurutsa, iyo myanya nayo irahari. Ngibyo rero ibya SP Kampire, umudamu ukanika indege mu rwego rwa polisi y'igihugu y'u Rwanda. Nitwa Niyonshuti Cedric, iyi ni Igo Magic TV. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu uko bukeye n'uko bwije. Tuzahura ubutaha.